Yes, rero nongeye kubashimira kandi ndabasuhuje abakunzi ba Jaras Official TV. Ntabwo kenshi na kenshi mukunze kumbona kuri kamera, ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire turebana imbona nkubone, tuganire mugende mushyiraho ibitekerezo ko mubyumva, kubera ko uyu munsi noneho ntabwo tuje guca iteka cyangwa gufata umwanzuro ku kintu, ariko tuje kubereka ibintu uko byagenze akantu ku kandi. None namwe abari mwebwe muvuga muti ibintu ko tubibona turabona bihagaze gutya, kubera ko buri ruhande ruravuga ibyarwo urundi rukavuga ibyarwo. So rero ngira ngo ntabwo ngewe ndi bwizimbe mu magambo, ahubwo byinshi mwagiye mubikurikira hano ku mbuga nkoranyambaga, ariko reka mbafashe tujyane akantu ku kandi. Duhere hano bijya gutangira, byatangiye gutya. Aho gufata amafaranga yawe ukajya muri studio uri kuvuga Rocky gusa, ngiye uri kumpa hiti nsanganywe wansanganye, binagoye ko yapfa gushira iyo hiti wanazamukiyeho, ariko kuvuga ngo ufashe amafaranga ugiye kunkora y'indirimbo uri gukomeza kwibutsa abantu izina ryanjye. Imyaka 3 dushize imyaka 3 mara umuntu tutari gukorana, kandi ngiye mwifuriza ibyiza mvuga nti Sophie ntabwo mwamufasha nyine icyo gikomere kiko. Oya twamufasha twese, ni nabagira usoro turabafasha tukabashingura. So rero ngira ngo nkuko mubibonye mwabyiboneye uko abavandimwe bavuze bati mu bigaragara rwose uyu mwana nta kindi kintu twamufasha. Mbibutse ko ibya Papa Cyangwe na Rocky byatangiye n'ubundi ari ibintu byiza cyane bakorana. Izina Papa Cyangwe twarimenye kubera Rocky nkuko Rocky abivuga, ariko murumva ko Kadafi nyine yasoje avuga ati hari nabo twafashije gushyingura, ati ubwo icyo twamufasha no kumushyingura. So rero ni amagambo akomeye cyane, ariko ntekereza ko yatijwe umurindi n'iyi title muri kubona hano. Iyi title murabona ko yanditseho neza nkaho ari Rocky weruye avuga ko icyo yafasha Papa Cyangwe ari ukumushyingura. Ntekereza ko nabyo wenda byasembuye umunyamakuru Yago ubwo yari mu kiganiro na Papa Cyangwe, yarangiza nawe akavuga amagambo akomeye cyane, wumva ko ari kwitsa ku munyamakuru umwe mu banyamakuru bakorera hano kuri YouTube. Mu magambo ye Yago yavuze gutya. Wiyumvise gute umaze kubona ikiganiro nka kiriya Papa Cyangwe? Ese nigira mu rusengero, ese nsukura nigira gusenga, ndavuga ni n'ubundi ibi n'iby'isi tuzapfa tubishisige, ngereka nkomeze marura inzira zanjye zo gutegura n'ahazaza nyuma y'ubuzima, kuko ubuzima buragoye. Niba umuntu uvuga ngo azagushyingura ngo niyo gift cyangwa niyo support yaguha, ariko ubona uri gupfa, kuko biraba ari ugupfa iyo business yawe iri kuyenga. Bakorera hano kuri YouTube. Mu magambo ye Yago yavuze gutya. Ubwo nawe muragenda mwijajingira mwumve niba koko Yago uwo yavugaga mwamumenya. Nanjye sindi bumuvuge kubera ko numvise yagejeje kumutsinda, ariko mu buryo butangaje. Mu magambo Yago yagize atya. Muri gasoko nyinshi cyane. Ayo macano yavuga, nabonye yatangiye kongera kwicaza abantu ku mukuku. Bati wagacano wowe ndagira ngo ubwire wowe wisetswa n'inkotsa, wowe uba wigana inseko wikanira abantu bamaze kumenya ko uba wikanira inseko, uba wikanira ibiki rimwe uzagira ngo ugiye guseka uhite winera. Come on, uri umuntu w'umugabo uhora mu makositime wirirwa wisetswa ubusa, wisetswa nk'inuza ukicaza abantu bakavuga ku izina Yago. Izina Yago naragusabye kuba uriretse ku macano yawe n'amafoto n'ibiki byose Yago umuretse. Komeza urwane na channel yawe, komeza urwane n'abantu managing abahanzi bawe, wabujije ngo kuza kuri Yago TV show, kandi Yago TV show izakomeza ikore. Abo bana b'abakobwa wishe wangije wabujije ngo nibazakandagira no, komeza urwane n'ibyo ngibyo, urwane n'abagore bateye amada, urwane n'abakobwa bateye amada bari mu nce zitandukanye za ngaho ukomeze byo kubeshya abantu ngo ugiye ngo ziti Canada. Nabwo ari ibibazo byinshi, rwana n'ibibazo byawe. Urazana umuntu akicara kuri channel yawe ngo aje ngo kuvuga kuri Yago, ukajya wivugishwa ubugamba aho ngaho ngo wamugani ngo Yago ngo yaravuze ngo tujye tubarebera ku ndimi zo gahita wisetswa, ngo tujye tubareba ku byo bavuga ugahita wisetswa. Wazanye umuntu bamwicaje aho ngaho, nawe muranganya ubwenge, mufite ubwenge bumwe buri mu rwango, umutima wese uri mu rwango. Umugore yarakunaniye utandukanye nawe, umwana aho wateye amada, natwe vuba tuzabazana
n'udacunga neza tuzabazana mu minsi iri imbere nawe ushobora kuzisanga mu bindi bintu udashobora kwikuramo. Rero izina Yago uriretse kenshi wagiye uvuga byinshi kuri Yago TV show ukavuga ibiki urabizi uko twahuye aho twahura urabizi ibyo nakubwiye isoni zirakwica murabizi mugabanya ibintu byanyu ubwo ayo macano yanyu yiha ngo mumaze ngo kuba banini mumaze kubyimba ngo mwabaye banini ngo musigayemo oya nge nta bimuga bimfiraho abimuga bingendaho nta bimuga bimfiraho muzongere kumenyera mujye mu bibyo biganiro byanyu mujye mwica izina Yago museke mwungikanye we na mugenzi wawe dore ko muhuje uburyarya mwese iyo uri indyarya Imana iguza n'abantu b'indyarya ngaho wirirwa uva mu kiganiro ngo bakakugarura ngo uragiye ngo bakugaruye ngo habaye umuhango wo kukugarura bombo clat ariko iyo mikino baba murimo ni imikino nyabaki abantu babagabo b'ubwanwa mwirwa mu mikino ngo yagiye yagarutse mugire address ifatika mureke ibintu by'ubugoryi ni izina Yago muri biretse gatoya nimukomeza kurimenyera hari amakuru rifite rigomba kuzana hano ku mugaragaro hano mwirwa mwiganise ko mwisetswa nk'abantu bikanira no mugarukiraho dufite platform nini turagira tubimamisha dufite platform nini tubwira aba big energy tuzana abantu namwe mwangije mwateye amada mwagize mute ariko ibyo bintu byo kuzana abantu mukabicaza ku channel yanyu ngo baje kuvuga ku izina Yago iryo zina mwararyanze murarirwanya uyu munsi sibwo cyo gihe kiza cyo kurivuga niba udafite ikintu kiza cyo kurivugaho niba udashaka kuzana umutumirwa ngo yicara avuge ibyiza Yago yamukoreye ni wibeshe ukatakisha Yago ku bintu bibaho ngaho nawe dufite amasasu hano eno tukora eno turana ngira ngo rero nkuko mu byiyumviye Yago rwose n'umujinya mwinshi ibi byo ibisanzwe kuko umunyamakuru yashije umutumirwa umujinya nubwo umutumirwa ari wari kuvuga gahinda ke ibihe yanyuzemo avuga uko abantu bagiye batekereza ko channel yayiburishije nyamara mu byukuri yari yagize ibibazo avuga ukuntu indirimbo ze zasibwe kuri channel ya Rocky Entertainment ibi byose yabigarukagaho mu kiganiro yagiranaga na Yago kuri Yago TV show ariko Yago murumva ko nawe yanyuzijemo nyine arihimura atanga gasopo ariko yakoresheje amagambo akomeye harimo ayo tutashyigikira ngira ngo nk'iri jambo wenda abazi ururimi rw'ikinyarwanda murabizi ko hari amagambo atagikoreshwa harimo nk'ijambo nk'iri ngiri yakoresheje nyine umuga ntabwo ari byo rwose umuga wenda wavuga ibindi bintu bikaba showbiz ukavuga ibyo bindi by'amadamu bayateranye abagiye kubabitsa abana n'ibiki nk'uko yabivuze mu bindi biganiro ngira ngo reka mbanze mbibutse ko ubwo Yago yaburaga channel nabwo yongeye kugaruka kuri iki kintu aravuga ati abo banyamakuru mubona nabo bafite abana niyo mpamvu badashaka bamwe bagiye kubitsa abana za Gasyata na za Muhanga ahangaha Yago yarimo bivuga akangaka ngira ngo mwarakabonye muri benshi cyane kandi nabo bafite abana abo banyamakuru mubona mwirirwa muvuga ngo kuki badashaka barabyaye ndagira ngo bamenyeshe barabyaye rwose mujye mubafata nk'ababyeyi barabyaye bafite abana ariko birirwa babahisha bamwe babajyanye za Muhanga abandi babajyana mu Gatsata abandi babahishe mu Gatsata kandi abo so rero nta byinshi cyane bindi nakomeza gutindaho ariko ku ruhande rwa Rocky na gengeye muribuka ko mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara ko umubano wabo n'uyu musore Papa Cyangwe wajemo agatotsi ndetse gakomeye cyane cyane ko Rocky nk'umuntu wafashije Papa Cyangwe ubu ngubu batakijya imbizi so rero uyu no mwanya wanyu ntabwo nzaya ntinda cyane mu bintu byinshi ariko nukugenda mbereka akantu ku kandi mwege mukaza kuvuga muti ubigaragara byo wenda uru ruhande ruri kugonga uru ruhande ni mwebwe bacamanza biyi video jewe nzaya mva hano nta mwanzuro mfashe ariko mwebwe mugira icyo mubivugaho mukurikije ko ibintu muri kugenda mubibona bitewe n'ibintu tugira tubona hano ku muhanda so rero ni byinshi cyane tuzagenda tugarukaho wowe kora subscribe niba wakunze iyi video ukore like cyangwa se ukore share igere ku nshuti zawe n'abandi batandukanye uyigeze kure ariko ubundi ubane natwe 5 kuri 5 ujye ukurikira ibyo tukugezaho so rero
reka twikomereze dukomeze n'iki kibazo. Iki kibazo muribuka ko ni ikibazo cyatutumbye mu mpera za 2022 na rimwe na kabiri ubwo byasaga nkaho umubano wa Rocky Entertainment icyo gihe ari kirimo Papa Cyangwe utagihari n'umunyamakuru Yago nawe mu magambo ye ahangaha yavuze ko rwose byaturutse ku kintu cy'igihuha cyaje kivuga ko Yago TV show atari ya Yago ahubwo ari ya Kina Music. Abayobozi ba Yago TV show ari Clement na Knowless. So rero ngira ngo murabyumva ko ni ikibazo cy'uruhererekane, ariko nanone akongera kwikoma umunyamakuru Irene Murindahabi. Kuri no shuro none ndamuvuze kubera ko byagiye bigaragara ko hari ukuntu batajya imbizi. Iyo uvuze ngo umunyamakuru w'amakote, umunyamakuru ufite abana amanaging yabujije kuza kuba baza kuri channel yawe, ariko Yago nawe ntugakirense imirimo y'abantu tukana rwose ntumvikanisha ko abantu bari imburamukoro uvuga ngo ducano akose ko nagaki naka ndiho nagacano. By the way, ntekereza ko umubano mu bantu nicyo cya mbere, ntabwo twamenya ngo ipfundo ry'iki kibazo ryaturutse. Muribuka ko mu mizo yo hambere hari ibihuha byaje bivuga ko isezera rya Neo Bosco muri MIE harimo akaboko k'umuhanzi n'umunyamakuru Yago. Ibyo byaravuzwe ariko nta fact zibigaragaza ko ariko bimeze, kuko Neo Bosco ajya gusezera muri MIE yanyuze kuri Instagram ye asezera muri iyi Rebel iyoborwa na Irene Murindahabi. So muribuka rero uko byagenze, ni ibintu byabaye birebire, ariko abakurikirana ibya hafi ababazi bavuga ko icyo gihe uyu Neo Bosco asezera yari kumwe na Yago. Hari abavuga ko bari ku Gisenyi, hari abavuga ko bari kumwe hano muri studio, ariko bavuga ko ibyo bintu byabereye rimwe nyine no kuba abantu bari kumwe Neo Bosco nawe agasezera, ndetse bakavuga ko zimwe mu nama zihawe n'uyu muhanzi. Ese ibi bintu byaba byaraturutse ntawamenya. Icyo nacyo ni icyo kwibazwaho. Irene ngira ngo we ni umunyamakuru, ntabwo ajya agaragara kenshi asubizanya avuga, ariko urumva ko Yago yamwikomye avuga ko ajya atumira abantu, yamara kubatumira imvuga yakoresheje zose ngo ndibikoreshe mwagiye mubyumva. Yarangiza rwose ngo muri uko aba ari maseka akanyuzamo agaragaza ko ibyo Yago bavuga ari ukuri, ariko mbese umva gasa nk'uri kuvuga ko aba yabinenyeza. So rero uyu muhanda ishyamba n'irigari, abantu bose bakabaye bahiga, ariko nkuko bamwe babyemeza bavuga ko hano hari urwango, ariko hari n'abavuga ko ntarwo. Wenda hari abarubona, hari n'abatarubona. Mwebwe rimwe bacamanza wo kuvuga ngo ibintu tubonye muri iyi video biragaragaza ko urwango rushingiye kuri iki kintu. Ibintu tubonye muri iyi video biragaragaza ko abantu bari mu kina showbiz nta rwango rurimo rufatika, ariko nkurikije uburyo aba bantu basubizanya bagakoresha n'imvugo ziremereye, murumva nubwo Kadafi yabivuze atebye ati no gushyingura, murumva aho umuntu ababigejeje ni ku rundi rwego. So rero ngewe ntabwo ntinda mvuga menshi cyane, ahubwo ndabashimiye cyane. Ubwo abantu muri kubona byahindutse ari ibintu bidasanzwe, mumenye ko nyine kenshi na kenshi tuzaya tuza gutya tunyuzemo tubaganirize ku matopic amwe namwe. Ubu nanjye niteretse nyine. Anyway, so rero reka ne gutinda cyane nizimba mu magambo, ahubwo mwebwe mujye muri comment. Ubu iyi video ikigenewe cyane ni ibitekerezo byanyu, mukanagaragaza umuti w'ikibazo uko mu byumva. Aba bantu bakora iki? Muribuka ko hari igihe cyabayeho bivugwa ko bifu iri hagati ya Irene Sabe na Yago. Icyo gihe twabonye bose bapostingana tuvuga tuti ibintu ni fresh, ngira ngo izo post murazizi muri benshi, ndetse hari n'ibyo muri kubona hano muri background cyangwa se ku ruhande bigenda bicamo. Hanyuma icyo gihe cyavuyeho turavuga tuti ibintu bibaye byiza na amahoro, reka tutegereze turebe ibindi ko bizagenda bikurikirana.
ariko murabona ko ibintu amazi atakiri yayandi. Abakunzi ba Yago ubwo nimwe mufite uko mubibona, abakunzi ba MIE nawe mufite uko mubibona, abakunzi ba Rocky Entertainment mufite uko mubibona, ndetse na Rocky ku giti cye, ndetse na Irene Murindahabi ku giti cye, abakunzi ba Papa cyangwa namwe mufite uko mubibona, mwese aho ngaho harafunguye, kandi nanjye mufite ibyo mwambwira, yaba no kuduha inama, ibitekerezo, inyunganizi, cyane cyane ko ntekereza ko iyi niyo video ya mbere dukoreye aha ngaha. So rero reka ngewe mpinira aha ngaha, mbashimire. Please subscribe, comment, like and share. Tubane 5 kuri 5. Mwakoze cyane.